nta mupiyoniya n'umwe udatekereza cyangwa se utibaza ngo ese full open mainnet ya Pi network izaba ryari. Mwese muribaza ese ni vuba, ese ni kure, cyangwa ni amayeri baratubeshe baradusikaminze. Iki kiganiro ugiye kubyumvamo umenya aho uhagaze, kuko ntekereza ko aho uva ukagera ubaye ufite Pi network ntabwo wabura kwibaza icyo kintu. Ku myaka Pi network imaze kugera ubu ngubu buri wese aba yibaza, ariko inkuru duhora twumva Pi network amaherezo azaba yahe? Kuko iyo full open mainnet niyo twese dutezwe, niyo abantu bose bavuga bati iyi nibuze nigeraho nibwo hazinjiramo akantu. Ni ryari rero? Ibi rero tugiye kuganira kuri Yabiso TV show. Reka nkubwire ko ndabivuga nk'umusesenguzi, simbivuga nk'umupiyoniya ufite Pi. Ibi tugiye kubiganira nk'umusesenguzi, turebera kubifatika, turebera se Pi ifite iki, igeze he, harabura iki, bimeze biti. Ku buryo niyo twasanga ari mu mwaka wa 2000 like turabivuga, turagenda tureba kimwe ku kindi. Reka nkubwire ko rero ari kuri Yabiso TV show. Ni Yabiso wanyu, umunywanyi wa Nsorosa Mukondo wa Semembe umwuzukuru wa Ndoba, umwe wavuze ko kuminuza ku mugore ari umugabo. Nagize amahirwe mvuka ivanjiri yaraje imvana ivata mu kanwa, bityo mubibonye kandi mubyumvise mukomeza kumva ibyo mvuga. Nkabikunda cyane, mbashimira, mbifuriza kugira Imana n'amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwiza. Nguhaye ikaze rero wowe ukurikiranye ibiganiro byacu hano, wamaze gukora subscribe, nawe utarayikora nicyo gihe kugira ngo ube wayikora. Ibiganiro byacu byibonera ku gihe. So tugiye kuganira iyi ngingo rero. Nk'umupiyoniya wibaza Pi network izagira muri full open mainnet ryari, dutangire turye rya faranga nk'uko buri wese agenda abivuga cyangwa se abitekereza. Ibi turaza kureba ngo ibyo Pi core team imaze gukora ni bihe, ibyo itaruzuza ni bihe, ariko kandi turareba ese andi ma blockchain yatangiye afungura open mainnet yo turaza kureba byo bimeze gute, n'imyitwarire muri rusange ya ecosystem. Ibi byose rero reka tugende gake ku kandi tubane muri iki kiganiro. Nk'umupiyoniya uravamo nibuze hari ukuntu bima umaze kuvuga uti ahari Yabiso hari icyambwiye. Ya nta hype ntaki tugiye kugendera ku bimenyetso bifatika. Nk'umusesenguzi apana nk'umupiyoniya. Pi nanjye ndazifite nk'uko uzifite, wenda ntituzinganye, ufite nyinshi wandusha, ariko noneho kuri aka kanya ngiye kwigira nk'umuntu ubonye iyi app ya Pi network, ariko nkayisesenguraho ntaniteze ngo inyungu zabyo ni ibi. So tugiye kureba akantu ka mbere, turareba ubundi open mainnet bivuze iki, kuko ari abantu benshi n'ubundi mwirirwa muvuga open mainnet ariko mu by'ukuri mutazi nicyo bivuze. Aka kantu niko turatangira turebe. Ubundi open mainnet abantu benshi bavuga nyine open mainnet bataranayisobanukirwa neza, ariko bivuze iki? Bivuze ko Pi kuri open mainnet ya Pi bivuze ko Pi ishobora kugurishwa cyangwa gucururizwa hanze ya ecosystem. Iyo niyo twita open mainnet. Ako niko ka mbere. Pi tuyibone ku ma DX cyangwa se ku yandi ma decentralized exchange cyangwa se ku ma centralized exchange, ku masoko ayicuruza hanze ya ecosystem. Kabiri, exchange zo hanze zishobora kwilista. Tuvuge za Binance, za OKX nubwo zimwe zagiye zigira, ariko ntabwo iri full. Za Binance ntizirayishiraho, za Coinbase nk'ama exchange akomeye cyane. Ikindi, iyi Pi ikava ku cyo bita muri enclosed economy. Enclosed mainnet murabizi neza ko iracyari muri enclosed mainnet. So igomba kuva muri enclosed economy ikajya ku isoko rusange. Kugira aka kanya iracyameze nkaho yibereye mu kantu kamwe karaho ngaho. So open mainnet rero ntibivuze guhita cyangwa se gutuma Pi ako kanya itigira agatubutse cyangwa se itigira amafaranga menshi y'agaciro kayo. Ntibivuze ko price yayo igomba kuzahita izamuka
mu masaha make. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. So ahubwo ni ukuvuga ngo ni urubuga ruzatuma Pi ihatana n'abandi cyangwa se ihatana n'izindi coin, ariko mu buryo bwa ecosystem, ariko kandi tukabibona no ku masoko yo hanze. Bivuze ngo uko bizagenda kose muri full mainnet ya Pi, n'ubundi Pi tuzayibona ikomeza kugurishirizwa hanze. Kabiri, ugomba kwibaza ngo kuki coreteam itihutisha nyine iyi full mainnet, kuki itayihutisha? Icyambere, ubundi iyi Pi coreteam tugomba kwibuka ko iyi ngiyi n'iyi Pi ntabwo ari project. Iyi si project y'icyo twita pump and dump. Ningira kuri pump and dump, ni ukuvuga ngo iyi pump ni ukuzamura igiciro ku gahato, abantu bagakabiriza bakagira gute, no dump ni uburyo, iyi dump ni nk'uburyo abantu kugurisha donc umuntu ashobora kugurisha ibintu byinshi icyarimwe nyuma yo kuzamura igiciro, ukabigurisha kugira ngo ugire gute, ubona amafaranga. Ntabwo rero Pi ari ubwo buryo. Bimwe tuvuga ngo Pi izazamuka amadolari 3 abantu bahita bagurishiriza ibintu byose, no. None iyo tuvuze pump and dump bifatikanye, ni uburyo bwo guhendahenda isoko, igiciro kikazamuka ku bushake, ariko nyuma abatangije ubwo buryo bwo guhendahenda isoko bakagurisha, abandi bagasigara bo bahombye. Bivuze ngo bamwe babonye iryo zamuka ry'igiciro, abandi ntibaze kubibona. So rero Pi network ntabwo ari iyo projet yo guhendahenda isoko ngo nibizamuka abantu bagurishirize rimwe birangire. Oya, kandi Pi si hype ya Twitter. Ntabwo ari hype ya Twitter ngo umuntu ngo aza kabiriza ikintu kuri Twitter biratubona cyangwa se ibindi. Oya, ni ukuvuga ngo rero iba bimeze bityo, Pi coreteam yubaka community nini. Ni ukuvuga ngo Pi coreteam yo irubaka community nini ifite abantu benshi. Coin zigaragara uyu munsi ejo zigapfa, ntabwo Pi ari iyo ngiyo. Pi yo irashaka kubaka ecosystem kuruta kubaka coin iraza kugaragara uyu munsi tukayumva yaduze hejuru, ejo tugasanga yapfuye. Pi irubaka community nini, Pi irubaka ecosystem ifite utility, imikoreshereze kandi ihamye. Pi n'uburyo ikoreshwa ni ukuvuga ngo ni mu buzima busanzwe, nibyo bintu Pi iri kubaka ikoreshwe mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu rero Bitcoin yo yamaze imyaka myinshi, Bitcoin yamaze imyaka myinshi kuva 2008 2009, Bitcoin iraho utaza kugira ngo ikindi. Na Ethereum nayo igahindura byinshi mbere yuko ikura, byahinduye ibintu byinshi mani, ntimuyibone hariya. Nubwo itafite community nini, ariko ntimuze kwibona hari ifite ibintu yabanje guhindura. Rero Pi irimo gukurikiza uwo murongo, iri kugenda muri uwo murongo kugira ngo ibashe kugira ibyo ibanza kubaka mbere yo kugira gute, yo kuzamura ibintu. Niyo mpamvu ikoresha mobile first strategy, kuba mushobora kuyimayiningira no kuri telefone, yubaka ya community, yubaka ya utility, n'uburyo bwo kuyikoresha mu buzima busanzwe, cyane ko telefone nayo yabaye y'ubuzima busanzwe. Gatatu rero, reka turebemo ni ibiki byarangiye kugeza ubu. Harangiye iki muri Pi coreteam cya Pi network? Barangije gukora iki kugira ngo tumenye ngo full mainnet, full Pi, full open mainnet ya Pi iri bugufi? Hakozwe iki? Harabura iki? Reka turebe ibyakozwe. Nk'umusesenguzi hari ibyo mba ngomba kuvuga byanga byakunda. Hari ibyarangiye. Icyambere, Pi wallet ikora neza. Wallet ya Pi irakora neza. Ku muntu ufite Pi ze urabibona ko wazohereza ukanazakira. Kabiri, mainnet migration yaratangiye. Kubona migration abantu bamwe barazibonye nubwo bamwe bitaremera, ariko bamwe barabibonye, mwarabibonye migration. Ikindi, KYC, know your customer. Abantu benshi, amamiliyoni y'abantu yabonye KYC, nubwo ari abatarayibona turabigeraho. Dapps ziri muri Pi browser, aka kanya tumaze kubona dapps nyinshi ziri muri test, muri ki ama hackathons like, ariko twabonye nizamaze kuba verified.
hackathon zihoraho. Hackathon ni ya marushanwa twabonye bahora basubiraho bakavata bagomba gutsinda like map of pie iriyongera. Kuri map of pie ni handi tuzabona ni ya DAP izadufasha kuturangira ni pie ziri gukoreshwa, ni izihe company ziri kwemera pie nk'ubwishyu. Ibitararangira ni ibihe rero? Ibitararangira muri Pi network ari nabyo biri gutuma full open Mainnet itinda. Kugera baka kanya KYC hari abantu batarabona KYC kandi ibipimo nyine ifite aka kanya ntibihagije. So rero KYC igomba kubanza ikazamuka hejuru ku rwego nyine ruhagije ku buryo tubugira icyo twita global stability, tukagira nyine ba bantu know your customer, ba bantu bari verified, ba bantu bazwi bemewe bari active. Migration iracyari ikibazo ku bantu benshi. Abantu benshi bageze kuri la step muri Mainnet checklist, kuri step ya migration birabana kandi bigomba kuzamuka. Ikindi DAP zemera Pi ntiziragera ku rwego ruhanitse ku isi yose ntabwo amadaps ntabwo biragera ku rwego ruhanitse vraiment. Ibyo rero bikayibuza guhita open Mainnet. Ikindi ari cyo twita compliance and security. Iyo tuvuze compliance and security ni nko kuvuga ngo ntiruzuza amategeko n'amabwiriza, ntabwo bihagije, ntibiranozwa neza n'umutekano wayo ku rwego nyine yahita full open Mainnet. Iyi open Mainnet ntishoboka ibi bintu bitararangira, ntabwo bishoboka pe. Niyo mpamvu nkanjye nk'umusesenguzi rero iyo tuvuze ngo quarter 1 and quarter 2 igihembwe cy'umwaka, igihembwe cya mbere cyangwa n'icya kabiri ntibishoboka. Ni ukuvuga ngo muri uku kwezi kwa mbere kugera mu kwa gatatu, kuva mu kwa kane kugera mu kwa gatandatu, ntabwo ndi kubona open Mainnet iri full yabaye, kubera ko haracyari kare cyane. Kuko ibintu mvuza hejuru KYC zimwe zitarakunda ku bantu bamwe, za migration n'amadaps ataragera ku rwego ruhanitse ku isi yose, donc biragaragaza ko abakiri kare cyane. Ni ukuvuga ko nibuze hari igihe runaka dushobora kongera gutegerezaho muri uyu mwaka se, birashoboka. Ndaza kubereka bimeze bite. Reka ndebe signals cyangwa se ibimenyetso bikwereka ko bas open Mainnet iri full, iri hafi kugerwa. Ngiye kubikwereka ngusobanurire. Nubwo hakiri ibintu byinshi bitararangira, ariko sinyare cyangwa se ibimenyetso biragaragaza ko turi bugufi. Pi core team akenshi ntivuga future ya Pi, ahubwo ivuga ecosystem. Baravuga ecosystem, kandi ecosystem ni nayo future ya nyayo nzima kuri Pi network. DApps ziyongera si imwe, DApps ziriyongera kandi ntabwo ari DApps imwe. Business zemera Pi ziriyongera. Aka kanya turacyari kubona ama business ari kuba menshi agenda zemera Pi network. Community pressure. Iyo tuvuze community pressure, abapiyoniya barashyira igitutu kuri Pi network, kandi bibyerekana ko kugera ubu Pi network cyangwa se Pi core team ibyirengagije yabiri gutakaza trust, yabiri gutakaza icyizere. Bivuze ngo kuba bari kwishyiraho igitutu, natwe abapiyoniya kuba tushyira Pi network Pi core team tukayishyiraho igitutu, bivuze ngo iyi igomba kubikora vuba byanga byakunda. Ibi bigaragaza ko barimo kwegera ku rwego rwa nyine rwo kurekura cyangwa se sinzi ukuntu navuga kudohora abantu bakagera muri full open Mainnet of Pi. So noneho ibi ngibi rero hari icyo twita prediction cyangwa se ibyo twateganya nk'abasesenguzi. Nk'umusesenguzi rero hari icyo nababwira gishoboka mu gihe runaka. Mu gihe runaka dushobora kubona iyi full open Mainnet ishobora kuba nibuze hagati ya quarter 3 na quarter 4. Ni ukuvuga ngo nigembwe nibura mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka cyangwa icya kane. Iki gihembwe kiraza gutangira nibuze ubwo ni mu kwa munani,
igihembwe cya mbere mu kwa gatatu, cya kane mu kwa gatandatu, yes, mu kwa karindwi, kwa munani, ukwa cyenda, icyo ni igihembwe cya gatatu. Icya kane mu kwa cumi, cumi na kumwe, ukwa cumi n'abiri. Bivuze ngo ibi bivuze ko nibuze hagati y'uko kwa karindwi n'ukwa cumi n'abiri, probability cyangwa se bishoboka nibuze 60 kugera kuri 70% ko twaba twabonye full open mainnet ya Pi. Ibi ndi gushingira kuri ibi ngibi twabonye. Please ndi kubivuga nk'umusesenguzi, aka kanya abantu mukurikirana ya Biso TV show musanzwe munkurikirana nyine nanjye ndumu ndi umusesenguzi ku ruhande rumwe, ndi n'umupiyoneye. Aha rero naje nk'umusesenguzi, please ntabyo guhypinga, nta marangamutima yandarimo. Nshingiye kuri ibi bimaze kubaho, nshingiye kuri ibi ngibi, nivuze 60% kugera kuri 70% birashoboka mu kwezi kwa karindwi kugera mu kwezi kwa 12. Hagati muri ayo mezi dushobora kubona full open mainnet of Pi. Ushobora kwibaza ngo kuki satari imbere yaho. Impamvu bitaza mbere yaho, iyo urebye biriya bitaruzura twabonye, biracyari byinshi, aracyabura ibintu byinshi bitaruzura. Kandi nabwo ukibaza ngo none se ngo kuki atari nyuma yaho cyane. Ni ukuvuga ngo impamvu nge ntabishira nyuma aka kanya, gutinda kwabyo, gutinda kugera kuri full open mainnet of Pi byabangamira Pi network founders cyangwa se owners, ba nyiri Pi network, ba nyiri umushinga, byababangamira kuko ibi bishobora gutuma babona ko nta icyizere kikagabanyuka, abapiyoniya bayizeye bakabivamo, bakavuga bataho twahiriye turarambiwe. Bivuze ngo niyo mpamvu cya gitutu cy'abapiyoniya kirakora. Pi network nayo ibiri kuvuga ati ibi bintu reka tugire tubishyire mu buryo. Bityo rero Pi coreteam cyangwa se ba Nicolas Kokaris bakavuga bataho kugira dutakaza icyizere, reka ibi bintu tubishyire mu buryo. Bivuze ngo gutinda cyane ntago byo bishoboka. Please, gutinda cyane ntibishoboka kandi impamvu muzumva. Yes, nukuvuga ngo iyi Pi network ntabwo nayo yakomeza gutinda. Ntabwo bishoboka, n'umushinga ukeneye community, kandi community ukabanza ukayireka icyizere. Bivuze ngo rero hari ibigomba nayo igomba kubyihutisha. Niyo mpamvu nge ntagiye kure y'uyu mwaka. Kabiri, kuri boro ya karindwi hari icyo nshobora nenda kugera no ku musozo w'iki kiganiro, ariko nkwibutsa ko turi gukurikirana ya Biso TV show, nkaba ndi ya Biso. Niba utarakora subscribe, ubusabwa gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitarajya bigucika. Nenda kugera ku musozo rero. Pi network mwamaze kumva ibyayo ahigeze n'iby'itarageraho. Nenda kugera ku musozo, hari ibyo nk'umupiyoniya wawe ugomba kwirinda. Hari icyo bita FOMO. Iyi FOMO technically cyangwa se ni technical term bakunze gukoresha. Iyi FOMO tuvuga kari fear of missing out. Abantu rero muba mufite ubwoba, bimeze nko kuvuga ngo ngese ngo nahomba ya mahirwe nagira gute. No, nk'umupiyoniya rero ibyo nubigira ushobora no kurwara umutwe, ugatangira ngo n'impombi ibi. Okay, ntawe utatinya guhomba, ntawe. Ariko kugira ngo rero utaza kugira iyo FOMO, ubwo bwoba bwo kumva ko hari ibyo wabura, ugomba gukurikirana amakuru y'ukuri, ukirinda cyane twebwe n'abandi bashobora kukubeshya bakubwira ngo harahiye. No, ugomba kujya nawe ukurikirana n'ibintu bifite fact. Ikindi, muba mufite kwirinda expectation ziri hejuru cyane. Niba tuvuze GCV yari amadolari 310 na 159 by'amadolari y'Amerika, ntubyumve ko ari ibintu bigiye kuba mu gitondo. Okay, umva ko bishoboka, ariko ntiwite wumva ko ari ibintu mu gitondo buracya ugahita usanga byabaye, ugahita uvuga ati ndakize. No. So icyo kintu rero ugomba kukirinda, cyo kwirinda ibihuha byinshi n'amakuru y'aba YouTubers adafite ishingiro. Ibyo bintu ugomba kubyirinda, kuko nibigenda gutyo bizakubana ibibazo. Aka kanya tugomba kumenya ko Pi atari quick money. Pi si quick money. Ibi ndi kubivuga nk'umusesenguzi, please.
payi si quick money. Aka kanya payi ni ifaranga riri kuvunjwa, tubifite kuma exchange atandukanye, ariko ugomba kumenya ko payi atari iki, atari quick money. Si amafaranga buracya mu gitondo duhita dukira. Nkunze kubivuga ngo ntabwo ari get rich quick, gukira vuba vuba, no, ni step by step. Bishoboka kuri wa muntu iyi Pi network izagira kuri ya step nyine igomba kugira agaciro kari hejuru, nkuko aka kanya turi kubona Bitcoin, nawe nyine ukaba wagira gute, wafatisha neza. Ariko ntabwo ari, this is not get rich quick, no. Pi is not quick money, is step by step. Ukubahiriza ibisabwa ukayigenderamo gake, ariko ni ibintu bishoboka, bishobora gutanga amahirwe ku muntu akaba yakira agatera imbere. Ariko ntuze kubyumva kari mu gitondo. Iyi ni Pi, ntabwo ari scheme yo kuvuga ngo bizaga no. Kandi ikindi ntabwo ari coin yo gutwara amaranga mutima. Nyine abantu ntabwo byabura ikintu kijemo amafaranga, abantu bari ibindi. Ariko Pi network is a long term ecosystem. Pi network is a long term ecosystem. Nukuvuga ngo ibi birasaba to give it time, tuyihereze igihe, dukurikiza ibisabwa, tumenye ngo bimeze bite. Ntabwo rero ari ukuvuga ngo buracya mu gitondo twaduze byagize gute, no. Nk'umupiyonere rero uba ugomba gusobanukirwa. Reka nkubwize ukuri, niba ari umupiyonere umugenzi wawe ufite iki kiganiro, it's better kuba wakimusharinga ukakimuka uvuga ati umva neza icyo twita Pi network. Pi network iri mu nzira nziza, ntabwo Pi network yapfuye. Open Mainnet izaza kandi izaba pe, ariko sejo mu gitondo, uwiteguye Pi, utu tuntu ndi kutuvuga nenda kugana ku musozo, uwiteguye Pi azayungukiramo pe, uwayiteguye azayungukiramo pe. Uwihuta ashaka pump, bya biciro byo hejuru, igiciro cyo hejuru, uwihuta ashaka pump ashobora kubabara kubera iki? Niba waguze wewe ndawaguze Pi uyu munsi ukumva kejo irete $10 10 n'urugero, nubitabibona uraza kubabara. So please, reka trusting iyi Pi, kandi nayo turizera ko itakishimira gutakaza credibility yayo. Icyizere twayigiriye Pi network nawe ntabwo yabyishimira. Bivuze ngo uko byagenda kose nayo iri kubikoraho kugira ngo iyo full open mainnet ibe. Ariko nabwo tukumva kuba full mainnet yaba ibaye nibisobanura ko it doesn't mean high price of Pi, no. Ntabwo bisobanura ko Pi izahita igira price iri hejuru, ahubwo bisobanura ko Pi izabitangiye gucuruzwa ku masoko yo hanze ya ecosystem. Ariko ibyo nabyo bishobora kuba one of determinant, one of breakdown yo kugira ngo ya value of Pi izamuke ijye hejuru. So rero niba wakurikiye iki kiganiro, ni byiza gushyiraho like yawe. Niba utarakora subscribe ugakora subscribe, kandi ukanasangiza abapiyoniya cyangwa se abandi bantu ukabahereza iki kiganiro. Reka nkubwire kari kuri Yabiso TV show, reka nkubwire ko ibiganiro ari akagaruka, ngiye kujya nguha amakuru y'ukuri wizeye kugira ngo umushinga wa Pi ubu ufite ariko unanabusobanukiye, unazi neza ngo igikenewe n'iki, ikigomba kubaho n'iki. Reka twongere mu kindi kiganiro.